ngiye kujya kwa Alice kureba nimba yantiza ibipapuro. Nureba noneho ko kunywa imiti hari ikintu biri kugufasha ngo umeze neza, ntabwo usigaye ugwa cyane ugira isereri aho kugenda. Ni wowe wanjye rwose. Hari abagabo ntihapfa abana. Buriya wenda wasanga Imana izanshumbusha umuntu tukanasazana, none se nazaguma gutya. Ubitekerejeho byaba ari byiza, kandi ubitekerezeho ureba rega no kuvuga ngo ntare ngo yari umugabo hano warega abagabo baracyariho, ntabwo abagabo bashize. Yego hari abagabo bagiye ariko n'ubu haracyariho abagabo se ntibakivuka. Wa muntu ntibyoroshye rero ntiwumve ntibikubone, wumve ko ari ibintu ntabwo byoroshye, ni ibyo gutekerezwaho igihe kirekire. Gusa nkuganirijeho kandi ubwo nsanze kiri amahoro. Yewe murakoze, mbese wagira ngo ntukoze. Reka nanjye nzamuke ntahe njye kurana bari abana buriya twari duciye hano kugira ngo turebe uko umeze, ko cyagenda haciye mbona warembye, ubwo nenje kureba wenda ko abana barakurinze. N'isereri ijya inyuzamo ikamfata, ariko singuherekeje nyine ntacyo wariye. Reka simeruka n'agacupa, buriya nicyo mpamvu kamukanagengwa agacupa ariko kareke ariko ibyo bintu bitekerezaho nkubwiye, ubitekerezaho rwose. Ibyo gutekerezwaho isereri wirirwa neza ugenda amahoro. Malariya izanshiramo ntangare. Iyi malariya nayo izajya kunshiramo bitinze, ariko iyo mbona agacupa buriya byari kwihuta wanayigabanya. Hano uyu mweyo nawo ugire mu nzu, ndabona ibyo hanze abantu barasakuza, ariko se nk'abana ko nanjye bakanagengwa narushye. Uriya waje nk'inkongobotsi aguye, nubwo nzaniye umwana nkuburiye, ariko se binambwiye ubundi bura n'ibiki ko umugabo wanjye ntare yansize akansiga mu nzu, nubwo ari inkodeshanya, ariko yansize ahantu heza sinzanamwibagirwa. Uriya mugabo nawe binambwiye sinanabizi, ufite abana 3 mbese nta mugore agira. Uriya abivuze yabitekereje, hagoze ubundi wa mungani nzasaza gutya. Aba bana banjye nabo n'abase baramfuhira, nazabazanamo umugabo. Ariko ni akazi kabo, akaryana mu nkanda akaryana no mu ihururu, ni akazi kabo. Noze nzagumiza nibana njyewe mukanagengwa ukubera. keza na Muzi neza sore. Uyu ni umuvandimwe wanjye, ni umukobwa nyine, ni umuvandimwe wanjye. Uyu nawe muraziranye? N'uyu ni umuvandimwe wanjye. None se wowe kwambaye gutyo bimeze bite? Ndende twabivugana nk'igihe kinini. Tujya kwicara.
nyine ubundi mama agenda mu majoro cyangwa mu gitondo akagenda akazana umugabo ngo ni tonto wanjye cyangwa ni papa. Noneho ubundi mama atangira no kugenda akagenda mu majoro akagaruka mu gitondo. Nta biryo nagiryaga, wa muturanyi uramuzi, wa wundi twari duturanye niwe wangaburiraga akampa amazi, niwe wazanaga amazi akankarabya. Nta muntu nari mfite mu rugo. Noneho abo batonto bose bazanaga, nta muntu n'umwe wari papa wanjye. Ahantu ngiye hose noneho nafashe umwanzuro wo kugenda n'ubundi nkamureka kuko n'ubundi inzara yari yaranyishe. Kandi wabaye imbeho maze icyumweru nose ubundi mwana wari iki ako ese wabaye imbeho neza ugenda usyaga. None se uragira ngo nkore iki? Ndaza kukubariza papa ndende nimba yabyemera ko uzakabana. Ntango yabyemera, ujya ndaza kumukubariza. Ubu amaze icyumweru n'iminsi mama ntabwo azi ahantu uri. Mama ameze n'ubundi nkaho yantaye, arigurisha akagenda, ntabwo ari wowe nagushakisha. Iyo yazanaga uwo mutonto nararaga hanze. None se wabibwiye mudugudu? Hari ahantu nigeze kugenda kugangika, nigeze kuhasanga umuturanyi bwa mbere baranyirukana ndahagenda, bwa kabiri nigiriye muri ruhurura harandyamisha banyaraho. Noneho ubungubu n'ahantu nagiye kuryama baranyirukana. Umugabo yagiye koko harya ubu ngubu abatora abayobozi bose ni ukuvuga ngo ingo zabo bazisene ngo ni ukuyobora. Ndabona amaze kurambirwa pe. Ubu ngiye kwagara njye nyine ngo wagira ngo nta mwana afite umugabo mana njye ndabona bimaze no kundambira pe. Yaraye iyo ngiyo. Ese we yagiye kuvuza we aracyari kwa muganga? Yaranye nawe? Mana yanjye njye maze kubirambirwa pe. Ibi ntabwo byavamo pe. Ubu se koko mana yanjye njye mana oya nimbeshya ngo n'amaso nayo nagabanyoroheye, ariko ibintu byitwa ngo narashatse ingo z'iyi minsi ngaho yagiye kwa muganga yatwaye umurwayi ndabyumva, aho aviriye se yaraye hehe ngo nagabanye mu bibina ngo ntahashye ngo ndagaburira umugabo. Gusa ari he burinze bigera sanga he ataragera hano? Oya ntabwo ibintu byavamo pe. Ninanze nagira cyangwa se akari ku buyobozi bwe, kuko ndabona kuyobora ntabwo ari ugusenya urugo. Mana yanjye cyangwa se nzigende njye no kwisangira abana banjye kuko ndabakumbuye. Kwisangiza njyenyine nkaho nabyaye ntabwo byakunda pe. Abantu nabo baba bari kunsakuriza hanze mana sinzi kabisa. Ubu nuko n'izindi ngo zimeze cyangwa ntabwo nibaza ko n'izindi ngo ariko zuzubatse. Wowe se umwomangira we ninde? Karibu. Se niwe Badna? Nije. Meze neza. Ngaho Misi nyinshi. yego. Ko wabuze se? Kugenda ntugaruke. Hayo wanashaye ibibazo bigwira abagabo. Amakuru y'umugore se? Amakuru y'umugore. Irungu gihe ryananyishure wenda banayanganirira. Uziye mu gihe kabisa. Ubwo rero amakuru y'umugore cyangwa se amakuru y'umuryango nta kigenda kabisa. Burya ibintu byambayeho nyuma. Numbwiye ko utaragera mu rugo Badima mbabarira.
nagezeyo ariko ibyahabereye kirya gihe nagahoma mu uriya munsi byagenze gute se kandi wasanze barimutse wapi naragiye nsanga we wana madamu yansimbuje abana ese washaka kugira ngo usange abana batari mu rugo ntabwo ndi gusobanukirwa bikada niba abana nyine babana nyine b'inshoreke se reka dufate nk'inshuti ze zindi zisanzwe ariko nyongeye mbita abana ko era n'abana batoya cyane njyewe umugore wawe yasimbuje urugo abana nanjye naraje nsanga abana rero basigaye bafite gahunda kabisa y'urugo nese yarakubwiye ngo asigaye afite undi mugabo yarakubwiye ngo afite ntabwo uri kubisobanurira neza ngo mbimenye ngeze mu rugo icyo nshaka kuvuga uranyumva nsanga y'agahungu k'agasore kameze ukuntu gafite ubuntu bw'ubunyamanyama ariko ibintu nagakoresha ngo karya ubwuma ibintu nagafashe nese wasanze bari mu rugo bari gukora iki ahubwo buriya wasanze mu rugo bari gukora iki basanze mu rugo barimo barakora iki barimo baraganira bareba televiziyo bareba amafilime bishimye none musanga ari kumwe n'ako gahungu none mu rugo n'uwo munsi byonyine naje naramutunguye urumva nkikigera mu nzu nsanga n'iki bahoberanye n'iki amashyo ibaze ibintu nk'ibyo ntabwo ibyo bintu ntabwo umubyeyi ungana kuriya se akaba ari muri abo bana b'insoresore bameze gutya ubwo nahise nigendera mpita mukatira nanjye mba nigendeye kabisa nigira muri gahunda zanjye ubwo buriya umuntu abanza atekereze neza ndumva numiwe ni ukuri pe umubyeyi ungana kuriya se akajya mu basore none se ahubwo yari yibagiwe ko wagiye mu kazi bye ubanza yari yaribagiye hari simbizi kuko ariko ntabwo yakwibagirwa kandi abizi yuko nanjye namusigiye urugo rwanjye birumvikana warababaye kabisa ubwo rero nanjye nta kintu nari gukora nimba abana b'iki gihe ariho basigaye rero bafata gahunda zo kumanaginga urugo rw'umuntu mu gihe adahari n'icyo nacyo ni ikibazo nyine biteye ikibazo abana b'iyi minsi nyine niyo viziyo tugezemo umwana ntakimenya ngo ni umwana umugore ntakimenya ngo ni umubyeyi ukuze agira icyo atinya nese ubwo urambwira ngo nk'uriya mubyeyi nzi wiyubashye kuriya kuba waramusanganye n'umwana w'umusore kandi ari umubyeyi wubatse azi ko umugabo ari mu kazi urambwira ngo ni icyubahiro se we ubwo yihesheje aba ari kwisuzuguza nyine nawe ubwagusuzuguza nibyo ni ukuri disi hangane kabisa warahuritse nuko rero nyine nibwo bashuga mami nakubwiraga ubwo wasanga ari wowe undi nanakubwiraga ahubwo cyagiye byanashoboka ahubwo sibyo se umwe nyine gutya w'inzobe nyine umeze nk'aho afite imisatsi ijya kubimera nk'iy'abazungu mo ukuntu w'inzobe ukunda kwambara rinete nkanjye iyo si ahubwo buriya numvaga ahubwo se sinumva unamuzi we none se niwe mushuga mami ikibazo nyine yagize cyabimuteye se ntabwo yari azi ko agiye mu kazi ntabwo yari azi umva buriya ngewe buriya iyo kamere yanjye ihagurutse bita numva ibintu byose none nahita mbifata nkahita mbijugunya byose kabisa nyine birumvikana birababaje nta nubwo mbyumva kubona ntabonye mukuru wanjye byonyine birambabaje cyane nyine ihangane kabisa gusa nyine birababaje pe ndabibaza kwe umuntu kwe akagenda akajya mu mahanga azira siviliane abantu b'abasivile bameze kuriya kweri mu basimbuje abana b'iki gihe ibaze narubatse urugo kuva kuri A up to Z ibigoryi bidafite no mu mutwe byarangiza bikaza bikinira ku bwonko bw'abantu they are just playing around on my brain nyangane no kuri badman kuri warababaye babyita gukinira ku bwonko bw'umuntu ariko buriya rero sha azabona agasoko kabisa namuhaye igihano ndakubwiye ngo ewana nawe ubwe yarumiwe birumvikana habaye intambara ewana ubwo rero nuko byagenze najyaga mvuga ngo ibyanjye nibyo biba bikomeye ariko ndumva ingo zose zifite ibibazo
ngiye ahubwo numvaga nahitaga nduvamo urumva nkahita nigendera nangiza ewana nkasiga ewana nanamubwiye uti wowe n'undi munsi ntuzanampamagare na rimwe ntabwo nguko ariko wakemura ikibazo ahubwo wamwicaza ariko nyuma nyine wamukane wawe mukabiganiraho ikibazo kigakemuka hanyuma niba ari umuntu uzi gutekereza agashyira urugo rwe ku murongo nyine mukongera mukubaka hanyuma mukabiganiraho mugakomeza mukubaka ubuzima bugakomeza. Ntabwo byumvikana kabisa nibaze kweri oya ahubwo aho kugira ngo bigende kuri yangewe umugore namureka n'ukuri ntabwo iyo nama nayikugira ubuse uko kuwe uriya mugore nzagira santima cyangwa ampaye ibyo kurya bizanye ashire ku meza mvuge ati uyu ni umugore wanjye koko n'ibintu yankoreye kweri nkamwifatira n'amaso yanjye gutya ni ukuvuga ngo igihe ntamwifatiye noneho umva nkubwire sibyo nyine iyo ibintu bigitangira ntabwo byoroha guhita ubyakira sibyo ariko uko iminsi igenda ishira nyine nawe nk'umuntu ushaka kubaka hari byinshi ugenda wirengagiza sibyo iyo shusho izageraho birangire nyine kandi ikindi ariko se wowe uzi ukuntu ubundi ibyo bimeze wambabariye kuko nkarekana n'ibintu nk'ibyo ngibyo mbabariye ndekane n'ibintu nk'ibyo kuko ntabwo njye nanabishobora kabisa niko zubakwa nyine reka da nafashe umwanzuro ubundi sinzi ibintu mujuma murashaka kunshiramo ariko njyewe reka nze ngende ewana ndebe igikwiriye nicyo ngomba gukora genda nyine mwicare muganire buriya utaganiriye n'umuntu ntabwo wamenya ikimurimo ugende wicare nawe muganire mujye inama hanyuma murebe icyakorwa.